mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishoboye byose, warambwiye ikintu cyose nzagusaba nizeye uzakima. Aba babyeyi mbasabiye kubyara. Nukuri Kristo ni byinshi wagiye ukora. Sara ntago yari kubona umwana ariko warabikoze aramubona. Hana Nyiringabo Imana nawe hari icyo wamukoreye. Niyo mpamvu ababyeyi mbasengeye nabo nubakorera ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Kristo niba hari abafite imyaku yo mu miryango na za karande, izo za karande zitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza ninda Nyiringabo Imana zidashobora gufunguka ngo zibyare wowe uzikoramo kandi ibintu byose bigakunda. Uhereye none kuri no sanda tegetse bano babyeyi nugere mu nda zabo kugira ngo nabo Kristo bitwa ababyeyi, kugira ngo nabo bahabwe agaciro, nubahereze kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Nibabyara nanjye nzagushima, mbashyize imbere yawe, ndabazamuye kubera ko ushoboye byose. Ndakwizenzi kugiye kubaha urubyaro nabo bakazagushima. Hari abandi bantu Nyiringabo Imana bafite amadeni, ayiwe barireba hepfo n'uruguru bakabura aho bayakura ngo bishyure, ariko ndasenze mu mbaraga z'amasengesho nukinzira mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bose bishyura amadeni, ari abari muri banke bafitemo amadeni, ari abari mu bihugu hirya no hino Nyiringabo Imana amadeni ni menshi, ariko ndakwinginze nukinzira ni wongera ubashakira udusoko Nyiringabo Imana bavomenamo kugira ngo babashe kwishyura, izina ryo ribashe guhabwa icyubahiro. Nende kugira ngo nubishyurire, ni wabishyurira tuzongera tugushime. Ari intwaro zose z'Imana, mwambare kwihangana, mwambare kwirinda ibyaha, mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bahanuzi ndimo kubwira muri hirya no hino mutandukanye, nimutambara imbaraga z'Imana. Ibishuko biri hanze ahangaha biri kubabwira ngo mushyikire udufaranga muhanurire uriya musore di, mumugire kuri ya mukobwa ari wewe, birabatwara. Mushyikire aya mafaranga muhanurire uriya mukobwa, ibi bintu mubimubwire. Oya, ibishuko biri hanze abanyempano birabatwara. Nanjye niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'Umwami Imana n'ubushobozi bwe bwite, kugira ngo Yesu Kristo Imana niturengere. Nziza we hari ingororano zateguwe, nziza we hari ingororano zateguwe, hari ingororano nziza we hari ingororano zateguwe. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mberose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva Ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka fata umwanya ngo ushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira, twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranyije ko ntazajya mbicisha irungu. Uyu munsi navuye mu karere ka Musanze ndenga Kanyabihu, mba ninjiye mu Ngororero, mu misozi myinshi, misozi muri kure. Abakunzi ba Concorde TV show, ni imisozi igize akarere ka Ngororero. Naje kureba umukozi w'Imana, ntabwo naje mu butembere, ahubwo naje kwirebera umukozi w'Imana uri imbere ya kamera. Niyo mpamvu tugiye kumusaba kugira ngo adusuhuze, atubwire n'amazina ye. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Uwifashije Marita. Yego. Ndi umubyeyi w'umwana umwe n'umutwaro umwe. Imana yangiriye ubuntu, ingirira icyizere, ngira umubyeyi, ndayishima. Nukuri habwe icyubahiro. Amen. Yego. Ubwo rero Imana y'amahoro nibahereza umugisha. Yego, uravuze ngo Imana yakugiriye neza ikugira umubyeyi. Umubyeyi biva ku nshinga kubyara. Umuntu yitwa umubyeyi ari uko yabyaye. Yego. Numva binjemo ngo tugiye gutangira ubanza usengera abantu bashatse ariko bakaba batarabona urubyaro. Nukuri pe, cyane cyane igitsina gore. Umumama uri mu rugo atararubyariyemo, usanga nta jambo afite pe. Wowe uri mu mwuka byari bindi Imana ari bubasengere. Usanga nta jambo afite pe. Umugabo we ashobora kubyihanganira ugasanga ba nyirabukwe cyangwa se bande biragora, ati siriya ngomba kwa runaka. Niki uri mu mavutaro yo gusenga uvuga ngo Imana ituyobore n'iki kiganiro, nabo bantu baheke mu sengesho. Yego. Abandi bantu bafite amadeni. Yego. Uzi ko ifite ideni uhindura inzira? Ndabizi. Uzi ko iyo umuntu mufitiye ideni, iyo aguhamagaye yagiye kukubwira n'ibindi bintu, uhita ugira ngo agiye kukwishyuza amari. Niko bimeze bibaho. Nge nibyo bibiri mvuze, ubizamure mu isengesho, nawe uko umwuka arakuyobora. Yego. Ubaheke mu ngo by'amasengesho. Karibu. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe
dugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko wakoresheje uyu mugaragu wawe ukamukoresha iby'ubutwari, akemera agatera intambwe, akemera agakora urugendo runini cyane. Mana turagushimye, wabyemeye ntuhabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero ndabanje ndagushima ko wangize umubyeyi bitari bikwiye. Nyiringabo Imana nge ntago nabitekerezaga, ariko warabikoze ntuhabwe icyubahiro. Wampaye umutware umpa no kubyara ntushyigwe hejuru. Umaze kumpa kubyara Kristo, nibutse ko hari abantu benshi bafite amarira. Ayiwe babuze urubyaro Nyiringabo Imana, bari kurira amarira menshi, bishwe n'amarira abandi bishwe n'inkoni. Ariko iyi sanga iyi ngi ndasenze mu mbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishoboye byose, warambwiye ikintu cyose nzagusaba nizeye uzakima. Aba babyeyi mbasabiye kubyara. Nukuri Kristo ni byinshi wagiye ukora. Sara ntago yari kubona umwana, ariko warabikoze aramubona. Hana Nyiringabo Imana nawe hari icyo wamukoreye. Niyo mpamvu ababyeyi mbasengeye nabo nubakorera ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Kristo, niba hari abafite imyaku yo mu miryango na za karande, izo za karande zitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi neza ninda Nyiringabo Imana zidashobora gufunguka ngo zibyare wowe uzikoramo kandi ibintu byose bigakunda. Uhereye none kuri no sanda tegetse bano babyeyi nugere mu nda zabo, kugira ngo nabo Kristo bitwa ababyeyi, kugira ngo nabo bahabwe agaciro. Nubahereze kubyara mu izina rya Yesu Kristo. Nibabyara nanjye nzagushima, mbashyize imbere yawe, ndabazamuye kubera ko ushoboye byose. Ndakwizenzi kugiye kubaha urubyaro nabo bakazagushima. Hari abandi bantu Nyiringabo Imana bafite amadeni, ayiwe barireba hepfo n'uruguru bakabura aho bayakura ngo bishyure. Ariko ndasenze mu mbaraga z'amasengesho nukinzira mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bose bishyura amadeni, ari abari muri banke bafitemo amadeni, ari abari mu bihugu hirya no hino Nyiringabo Imana amadeni ni menshi. Ariko ndakwinginze nukinzira, ni wongera ubashakira udusoko Nyiringabo Imana bavomenamo kugira ngo babashe kwishyura, izina ryo ribashe guhabwa icyubahiro. Nende kugira ngo nubishyurire, ni wabishyurira tuzongera tugushime kandi tuzongera tuguhimbaze. Ndabizi urashoboye, ndakwizeye. Si rimwe si kabiri nakubonye, nagiye mbona kugira neza kwa, nagiye mbona ibitangaza byawe. Aba bantu nubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse hari n'abafite amadeni yo kwishyura inzu babuze yo kwishyura, ariko nubishyurire mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Nyiringabo Imana ko mvishe gusenga kwacu, kandi urakoze kura abana natwe mu izina ryawe Kristo. Amen. Amen. Yego Marita uri umuhanuzi. Yego. Ni ryari yego wigeze wumva uremerewe? Hanabyita gucumuzwa, reka kuvuga gucumuzwa. Ukumva uremerewe n'impano y'ubuhanuzi ku buryo wanavuga uti Imana koko iyi mpano kuko ari nge wayihaye kutayihaye runaka, ko ndi kubona iri kungerageza. Niba byarakubayeho byari byagenze ute? Byambayeho. Nabwira umuntu w'umunyabyaha, kubera ko Imana igikunda kuma ubutumwa bushaririye. Nabwira umuntu w'umunyabyaha yari umusambanyi, ndamubwira ngo niyihane icyaha cy'ubusambanyi, arambwira ngo arabyanga yanga kwihana. Numva muri ngiye birakomeza birambize, nongera namubwira ntihane iki cyaha, Uwiteka Imana ntago yishimye yanga kwihana. Ibyo bintu byarambabaje, mbaza Uwiteka n'uyu mugabo Uwite wamuhereza iyi mpano wamaye, nawe akumva ukuntu ndimo ndavunika, akumva iyi mvune mfite mu mutima, akumva akagahinda mfite kubw'ibyaha bye. Icyo gihe narababaye, ni byinshi byagiye bimbabaza, ariko uwo mugabo yarambabaje. Yarambwiye ngo nuko nyine yanyeretse agasuzuguro kubera ko ari umuntu ukomeye, ariko ngewe Imana yimbwiye ngo nimvuge ntago nita kukomeye ndabivuga. Yarambabaje icyo gihe, numva ndababaye. Ubyumve ko icyo gihe nababaye. Yaratsimbaraye neza, yanze kwihana, rinda agenda atihanye. Icyo gihe narababaye, ariko n'Uwiteka yabonye ko mbabaye, amongerera hamuteza ikintu cyitwa ibimenyetso bimutera kwemera. Bigeze nyuma aca bugufi, arongera arambwira ati bujya noneho nsengera, ariko nari nabanje nababara pe. Yego. No si hari abahanuzi yego bajya bavuga ngo njyewe ngo ndakaje ngo nakuvuma. Oya, ntago ari byiza. Ntago ari byiza no kuvuma ngo nagusengera ngo Imana ngo agize ngo ibyo ngo uri kwiratana ngo ukabibura. Oya, kuvumana buriya, kuvumana ntago ari byiza. Buriya umwuka wera Imana yaduhaye nuwo kugaruza abantu urukundo n'ubugwaneza. Si ngombwa kumuvuma, ahubwo Imana bujya yugize ifuka avuga ati Imana ko uyu muntu ambabaje. Uwiteka Imana kugerera aho utakageze, ntago ari ngombwa ngo tubavume, ahubwo tubwire Uwiteka ati genda ubagereho, tugahenda henda tukinginga Imana kugira ngo ikore imirimo. Yego. Ntago ari ngombwa kubavuma pe. Nuwuhe muntu wari wasengera? Ngiye kuguha tunahereye uko twasengeye isengesho. Nta mubyeyi wigeze usengera yari amaze nk'imyaka myinshi mu rugo
yaragushakiye ariko yarabuze urubyaro ukamusengera iyeri ikakubwira ngo mubwire ngo agiye kubyara ngo dusangize we nanamuvuga nta kintu byantwara nta kibazo pe. nasengeye umuntu ndi umukobwa yari amaze igihe kinini cyane yarabuze urubyaro yari uwo ngewe iwacu ubundi busanzwe ni imwendo ariko uwo muntu yari uw'ikajingi ntabwo twari mu murenge umwe nari mu murenge wakaba yari mu murenge wa Hindiro uwo muntu yitwa Pelagia nubwo yabibona nta kintu bintwaye kuko ibitangaza Imana yamukoreye nawe nanubu aracyabivuga yari yarabuze urubyaro yarazengurutse ahantu hose turasenga uwo mubyeyi we namusengeye muri corona turasenga Imana yo kabyara imuhereza urubyaro ubafite umwana w'umuhungu arashima Imana nubwo nyuma byahindutse ariko akaba nta wundi afite ariko yabonye umwana yabonye umwana yari yaramubuze yakubwiye kwimuhaye umwana yarabimbwiye yaraboneza yakubwiye ngo imuhaye abana 5 yarambwiye ngo imuhaye umwana w'umuhungu irangije iramumu yego yaramaze imyaka ingahe yaramaze nk'imyaka yarashatse ari umugeni bajya kumusengeshereza nyine kubera ko yamaze nk'umwaka babonye byanze bamujyana mu bantu bakajya bamujyana mu bapfumu bamujyana ahantu hose bamuha n'imiti ariko aje mu rugo naramubwiye nti iyi miti ngenda manza nyijugunye nutayima yose ntabwo dusengana Imana imiti yemeye kuyizana turayita ibintu byose yemera kubirekura turangije dusenga Imana ishoboye byose irangije iramubwira ngo nguhaye umwana arambwira ngo umwana azava ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo guhaye umwana n'umuburu uzaze kumbaza umwana Imana yanyujijemo ikamuguha Imana yaramumuhaye ndi umugabo wo kubahamya niyo mpamvu mvuze n'izina rye yitwa Pelagia n'umuburu uzaze naramubwiye umwana w'umuhungu n'umuburu uzaze umunyishyuze Imana yaramumuhaye ureze aho wabimubwiriye yasamye yashize nk'igihe kingana iki icyo gihe nabimubwiriye hashize nk'amezi 7 nyuma yaho nkajya mbona yarahindutse nkabona yarahindutse igihe kigeze numva yabyaye yaje no gushima arambwira ati warakoze kunsengera nubwo ndi umukene ndamubwira ni kuba uri umukene nta kintu bitwaye kizimanuka cy'Imana yashaka gukora yagikoze yego byarabaye tukiraho kiryo jambo uvuze ngo waramubwiye uti Imana irambwiye ngo izaguha umwana yego ndita muguhu uzaze njye umunyishyuze nanjye nishyuze yabimbwiye yego nta muntu wigeze uhanurira bikaba byatinda gusohora akaza ati Mari koko ni Imana yakuvugiyemo cyangwa ni wowe wabyivugiye ntabwo ari Imana yego nigeze mpanurira umwana w'umukobwa yari umunyeshuri ndamuhanurira ndamubwira ngo uzabona diplome numara kubona diplome uzashaka n'umugabo yari umwana w'imfubyi uba mu buzima bubi nushaka umugabo uzagendera no mu modoka arambwira ati wimbwira imodoka wimbwira n'ibya diplome nabuze yo kwishyura yigaga muri 9 ndamubwira nti ngeye Imana imbwiye kuzabona yitwa niwe mugeni Claudine nanubatuye mu mujyi wa Kigali ndamubwira nti Imana irambwiye ngo izaguha umwana kandi kuguha umwana izaguha abana uziga n'amashuri uyarangize nyine mubwira ukuntu ibintu Imana yari ibimbwiye n'ubukugu nazabukora ndangije biratinda agiye kwiga agezeyo bugi Imana igina dupima natwe abahanuzi ngirebe ko dushyitse ageze yariga arangije aratsindwa amaze gutsindwa araza arambaza ngo niyo yavuze ndamubwira nisubira gukora niyo yavuze arambwira ati ntago ariyo yakuvugiyemo ndamubwira niyo yavuze kandi subira ku ishuri yasubiye ku ishuri yamaze gutsindwa ndi umugabo wo kubihamya nawe ahari kandi ari kubyumva kandi azanabyumva yasubiye ku ishuri ariga amaze kwiga ngiye kumva numva ngo diplome yayibonye aravuga ati Imana ishimwe nyuma yarambwira ati kwambwiye ngo Imana izampa umugabo nkaba mubuze ariko Imana kubera ko itajibeye kubera ko itagivuga ubujajwa igihe cyarageze umugabo nkuko nari narabimubwiye n'ubundi nawe aramubona ariko nyuma yari yamanje kuza kunyishyuza ati ibintu wampanuriye kukiba mbeshye ariko umugabo yaramubonye ubukwe bumaze bugiye kuba ndavuga nti imodoka rero ziravahe wa Mana we Uwiteka Imana mbona razizanye twagendeye mu modoka tumushingiye ibyo bintu Imana yarabikoze ariko byari byamanje kumbera ikibazo yego gatatu nta muntu baye baguhamagara ngo ujye gusengera arwaye cyangwa se akaza hano mu rugo cyangwa se akaba yaraje n'iwanyu ukiri umukobwa wareba ukuntu ameze avuga utuwite umva uko nigenje muri make ugashaka nko gukwepa atari ukumwanga wo kureba ukuntu yarenze ukavuga uti si uyu muntu anguye mu maboko koko bamfunga ibyo ntabwo byakubaye byambayeho uwo muntu baramuzana iwacu yari umwana w'umukobwa nawe yari afite ikibazo baramuzengurukije mu bitaro barakoze mu ndarwaye we nta ndamuvuga izira kuko aracyari umwana w'umukobwa
ariko byambayeho uwo mwana w'umukobwa azamurwa afite ikibazo cy'indwara yo kuva bamugejeje mu rugo ndebye ukuntu bamuzenguye mu bitaro n'ukuntu yabaye ndavuga ntuwite nawe ntukajye uyu muntu ko ndeba igihe cyo gupfa kigeze ubu ndamusengera kire ariko ndangije nibutse ko Imana yageze mu mvi gakuramo Lazaro ndavuga nturuwo kubaho ntago uruwo gupfa nawe naramusengeye ndasenga hamwe no gufatanya gusenga igihe kigeze nawe arakira ubu ni muzima arahari aracyana umukobwa arashima Imana arahari gose ndo mugabo wo kubihana. Haleluya. Amen. Ko ndikumva ndi gufashwa cyane ibi tuba turimo ni ikiganiro. Yego. Ikiganiro rero ndakuganiriza nawe ukagira ute nyine ukanganiriza bivuga ngo abari njye kubaza gusa nyenshaka kukubaza ibyo ndi kumva bindimo ariko nawe ukaba hari ibyo ufite biri muri wowe biri kukubyiga ushobora no kubikumva ushaka kubyina nge nkakubwira ngo ririmba ushaka kubikumva ushaka gupfukama nge ugasanga ndakubwiye ngo ngwicara ahubwo ubu nge ndi kugira ngo yego icyo uri kumva kikurimo wabwira abakunzi ba Concord TV show yego waririmba wasoma ijambo ry'Imana yego wagira ute yego nguhe nk'iminota 10 jewe ndi kumva buriya rero wari wanantinda buriya ari gihe n'umutware wanyambwiye ariko wajya uririmba wenda bazukanagabanya wenda akavuga ati hari gihe ndirimba nkatangira ndi kuririmba gake yakibuka naririmbye cyane yego nkibagirwa yuko turi kumwe ngiye nkafashwa nibagirwa ariko ngiye kuririmba ndabikunda niyo mpamvu ngiye kuririmba ariko indirimbo zanjye ntago ndirimba izo nihaye iyi Imana imbwiye ngo ririmbira abantu ino ndirimbo bayumve irimo ubutumwa ndayibaha rero mfite indirimbo ifite ubutumwa bw'abantu ndumva ngiye kuyiririmba kandi umuntu wese ahantu ari ahindurwe n'uyu muririmbyi kandi umuntu wese atega amatwi kubw'uyu muririmbyi agira icyo avanamo habe uvanemo kwishyira hejuru aho kutega amatwi uyu muririmbyi nurangiza ugira icyo wumvamo Imana iduhana umugisha. Amen. Imana iravuga iti hari icyo narambiwe abanshimishiminwa imitima imbakure bavuga yuko banzi babivugisha iminwa imirimo bakora ihora inkozi isoni ngaho rero ngaho nimwisuzume kuko muzarengerwa n'imirimo mwakoze uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa. Imana iravuga iti cyo nimumese kamwe mwiyambura ibinyoma nimukenyera ukuri ushaka kunkorera najya kora n'umwete kuko nje guhembera umuntu ibyo yakoze. Imana iravuga iti cyo nimumese kamwe mwiyambura ibinyoma nimukenyera ukuri ushaka kunkorera najya kora n'umwete kuko nje guhembera umuntu ibyo yakoze. Ngaho rero ngaho nimwisuzume kuko muzarengerwa n'imirimo mwakoze uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa. Ngororano ziraje buri wese azibone uwakoze neza wese agiye kunezerwa naho uwakoze nabi agiye kuyarira kuko ibihembo bibi ari byo azabona. Ngororano ziraje buri wese azibone uwakoze neza wese agiye kunezerwa naho uwakoze nabi agiye kuyarira kuko ibihembo bibi ari byo azabona. Ngaho rero ngaho nimwisuzume kuko muzarengerwa n'imirimo mwakoze uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa uwasebeje Imana nawe agiye guseba uwayubahishije nawe agiye kubahwa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yego.
iyi ndirimbo yari iri kumbyiga Nukuri ariko umuntu wese uri gukora ibintu byo gusebya Imana muri no minsi nawe yitegure guseba ariko umuntu uri gukora ibintu byubahisha Imana nawe yitegure kuiteka Imana agiye kumwubahisha. Haleluya. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Zateguriwe bande we, zateguriwe abakozi babifite mu bushake, babihera ubuntu n'inzego zibishinzwe. Abo nibo bateguriwe izo ngororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. No mu basenga hari ingororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Zateguriwe bande we, zateguriwe abakozi babifite mu bushake, babihere ubuntu n'inzego zibishinzwe. Abo nibo bateguriwe izo ngororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Hari ingororano mu basenga hari ingororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Hari ingororano nziza we, hari ingororano zateguwe. Amina ni haleluya. Amen. Ku bantu bihanganye bakizera Imana rata, hari ingororano nziza. Haleluya. Ingororano zirahari. Ubwo Yesu wacu azaza azaduhemba. Ingororano z'abantu bihanganye n'ukuri zirahari. Uwiteka Imana yambwiye ngo abantu bihanganye bakizera bakanirinda hari ingororano yabateguriye. Ariko ijambo ryambwiye mu muririmbyi ngo umuntu wasebeje Imana nawe agiye guseba. Haleluya. Ariko umuntu wayubahishije nawe agiye kubahwa. Mbese muri no minsi uri kugenda uvuga Imana gute? Uri kugenda utanga amakuru mu by'Imana gute? Uri kuyamamaza gute? Ese uri kuyivuga neza cyangwa uri kuyivuga nabi? Ariko niba uri kuyisebya itegure nawe uje guseba. Ariko niba uri murayubahisha. Haleluya. Hari ingororano nziza. Haleluya. Haleluya. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Ndikumva mfashijwe ariko mfite n'ijambo ry'Imana ntabwo nareka kurivuga kubera ko ntacyo twaje gupfukira iri muri twebwe. Ikibitubwira ni imirimo igenda ikora, abayivuga nabi bari kuyibeshyera mubabwire barekeraho. Hari abantu Imana yasize, hari 7,000 bitarapfukamira Bali, mugende mubabwire babe bacecetse, abafite ibyo kuvuga bavuge. Igihe bahereye bayibeshyera kirahagije, mubabwire ceke. Haleluya. Imana yacu igomba gukora byanga bikunda, naho bari kuyibeshyera ngo yavuze kandi itavuze. Iraje bazabonana. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana uramfasha. Turasanga mu gitabo cy'aba Efeso. Turasoma igice muri ihangana. Turasoma ku gice cya 6. Yego. Turasoma igice cya 6 mu ba Efeso muri ihangana. Noneho turasoma ku murongo w'10 turangize n'umurongo wa 13. Yego. Uradufasha gusoma Abefeso igice cya 6 umurongo w'10 turangize na 13. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Haleluya. N'uburyo tugomba gutwara izi ntwaro z'iki z'Imana. Uyu ni umutwe w'ijambo. Ni umutwe wo gutwara iki? Intwaro z'Imana. Intwaro tugomba gutwara ni izihe? Ni intwaro z'Imana. Ni izihe? Ni Bibiliya. Haleluya. Komeza dusomere. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Uretse Yahowe ibisigaye. Haleluya. Ibisigaye mugira ute? Ibisigaye banyamasengesho, bantu muri kuvanga insengero zirafunze, bantu muri kuvuga ngo tuzakirizwa he, bantu muri kuvuga ngo hoya nta hantu ho gusengera hahari. Ibisigaye mukomerere mu mbaraga. Haleluya. Ibisigaye abantu musigaye mwitwa muri kuvuga ngo ahantu ho gusengera habuze. Ikintu gisigaye rero ni iki ngiki. Ibisigaye mukomerere mu mbaraga. Haleluya. Haleluya. Tugomba gukomerera he? Mu mbaraga. Komeza udusomere. Mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Twambare intwaro zose z'iki
z'Imana. Satani tuzamuneshesha iki? Kwizera, gusenga, gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. Ngo iki? Kwizera, gusenga, gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo ibisigaye mugira ute? Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Komeza. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amina. Mwambara intwaro zose z'Imana, mwambare kwihangana, mwambare kwirinda ibyaha, mwambare intwaro zose z'Imana. Haleluya. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bahanuzi ndimo kubwira muri hirya no hino mutandukanye, nimutambara imbaraga z'Imana. Ibishuko biri hanze ahangaha biri kubabwira ngo mushyikire udufaranga muhanurire uriya musore di, mumugire kuriya mukobwa ari wewe, birabatwara. Mushyikire aya mafaranga muhanurire uriya mukobwa, ibi bintu mubimubwire. Oya, ibishuko biri hanze abanyempano birabatwara. Nanjye niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'umwami Imana n'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo Yesu Kristo Imana niturengere, kugira ngo bitagenda gutera kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ashaka ko abagikuzimu baba benshi, abajya mu ijuru bakaba bakeya. Ariko twe icyo dushaka ni iki? Dushaka guhombya Satani tukungura ijuru. Haleluya. Rero mwambara intwaro zose z'Imana mu bushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Banyempano ndi kubwira, baririmbye ndi kubwira, mwiririmbana ubwibone, ngo nimpindura ijwi, ngo ngahindura ubwibone gutya na gutya, ngo niho barandeba neza. Oya, ririmba uko Imana yaguhamagaye. Icyo Imana yaguhamagariye ntugikore. Mwuka wera uri muri wowe ntumukoreshe. Ureke kumucecekesha, ureke kuzana ibyawe, ureke no kubivangavanga. Imana niturengere. Uko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imana iturengere. Rero mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Haleluya. Iri jambo muraryumvishira. Ongera udusubiriremo, ongera udusomere. Nuko rero mutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Kugira ngo tubashe gukomera kukira ku munsi mubi. Ku munsi mubi nuwuhe? Hari igihe umunsi mubi uzakuzaho bukakwiriraho abandi ari ku manywa, ugahura n'ikigeragezo kandi wari uzi ko uri mu mahoro, kikakuzaho bukira we, kandi hari ku manywa ukabona ijoro rikuguyeho. Ariko reka nkubwire, ni wambara izi ntwaro zose, nikikuzaho uzakomera. Uzavuga ati ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Haleluya. Rero ibyari bisigaye nugukomerera mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kubera ko rata ibyo dukirana nabyo ntago ari ibyambaye inyama n'amaraso. Hewe we, hari imyuka mibi myinshi zerera, hari n'indi y'ahantu ho mu kirere. Ariko mube maso, umuntu wese arinde izamuge. Ibisigaye, haleluya, insengero bazifunze, abaririmbyi b'abana batoya babirukanye, ibintu byose babigwanyije. Ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'Uwiteka no mu bushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose. Ntago bavuze ngo mwambara intwaro imwe, ahubwo mwambara intwaro zose. Imana idushoboze. Bantu munkurikiye, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani afite uburiganya ari kuzana mu bantu, akamubwira ati dore nubwo uri kuririmba nuriya mudiyakoni akora ibyaha arasambana, usambanye rimwe Imana yakubabarira. Ariko gatoya wita ko ari gatoya kazagukurura kakugeza ikuzimu. Ariko ni wemerera Imana, Satani agushaka gukora icyuka cyanga, Uwiteka Imana azaguha ingororano, ubwazaza azaguhemba. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Haleluya. Ratana ndi kubabwira abantu munkurikiye, ndetse namwe bantu bari kunyumva, ndetse muntu wese uteze amatwi iri jambo, ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Mwambara intwaro zose, ntihagire nimwe usiga, kuko nusiga kwihangana nugera haragiye bahura n'ibikugerageza ugwe. Kuko nutwara mu mujinya, nugera mu rugo urasanga ibintu byahindutse nawe bivangavange. Ariko ni wambara intwaro zose z'Imana, urabasha guhagarara kandi ukomeye udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nandi kubwira umuntu wese udukurikiye, buri n'ijambo ry'Imana, kandi ibintu bisigaye n'uguhagarara mushikamye mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, Imana ishimwe umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Yego. Ahwi.
yewe ni ukuri Imana iguha utuzi two kunywa kuko urayikorera. yego Amen. amen. Yo, Imana iguha umugisha. Yego ndawakiriye. Reka dusoze. Yego. Nje nagukunze nzanagaruka. Natwe turabishimiye. Nukuri. Kandi nukuri hari ibintu byinshi byamdigaga buriya rero wange ngenda kubaza nanjye ngumbaze. Kandi kukubaza byari byo. Hari ibintu numvaga biri kumvyiga ariko ndikumva ndi kujya mbahoka. Haleluya. Ndikumva ndi kujya ndazituka. Buriya rero uko nzayagenda nkubona nzayagenda mbohoka. Kandi niyemeje gukorera Imana aho bishoboka naho bidashoboka. Abandi babivuyemo njyewe ngiye kubikora. Abandi bazi ko muri na minsi ndamaraye ngiye kunamba kuri iyi Mana. Ratanyemerera uko Imana yagukoresheje n'ubundi by'ubutwari ratuzongera ugaruke. Kandi Imana y'amahoro iguhereza umugisha nanjye ndishimye kubera ko nanjye haruko ndikumva ndi kugubwa neza. Ndikumva mu buryo bw'umwuka ndi kugenda mbyibuha. Ndikumva ndi kugenda nuzura. Nubwo abantu bari kunde bakabona ndakagore gatoya. Ariko mu buryo bw'umwuka ndumva ndi munini. Ndumva nuzuye kubera Imana iri muri nje. Imana y'amahoro nibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka ducumbikira aha tuzasubukura ubutaha. Yego. Ugiye gutanga nimero ku buryo wafashijwe nkanje azaguhamagare mufatanye gusenga. Nta kintu bitwaye. Nimero yanjye amazina yanjye n'uwifashije Marita. Nimero ni 079 ni 44 ni 44 nanone ni 73 4. Ndayisubiramo ni 079 4 enye. Yego 7 3 4. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Amen.